Reka nkwereke rero n'indi konoshi iri ku muhanda nayo neza ni hahandi n'ubundi tukiri, ubwo ndi kugenda nkwereka izitandukanye kugira ngo uze kwihitiramo. Urabona n'iyi ngiyi iri ku muryango, urabona ni hahandi ku muhanda n'ubundi, ariho hahandi nakwerekaga cya kizu cya kadasiteri kiri mu mihate, biregeranye. Rero reka nkwereke iyi ngiyi, urabona uyu muryango ifite imiryango itatu, kariya kinjira ntabwo ari akaho, ifite imiryango itatu. Uyu nguyu wa mbere uri kubona n'iyi ngiyi ibiri isigaye iri kuri iyi konoshi. None reka twinjire mu gikari uharebe, hafite rwose ubuso, nubikenera ko ndi buze kureba ku cyangombwa araza kugitwohereza tukirebe. Urabona ndi kwinjira yo mu gikari cyayo, urabona ko harimo andi mazu, noneho simbashije kwinjiramo hano imbere, ariko no muri ruriya rutoki harimo naho, nze ndebe ko twahareba. Muri ruriya rutoki harimo ngaho rwose hageramo hano inyuma, hagahana imbibi na hano hepfo, haraza hakarangirira hano. Urabona ko kuva hano kugera ku muhanda nyine, kuva hano kugera ku muhanda ndakeka urahabona. Naho rwose bari kuvuga ko aya nyuma bashobora gufata miliyoni 55. 55, ubwo uraza kumbwira icyo twakora. Ndaje nkwereke nanone indi nzu, ho ni ukuhubaka bundi bushya, ya makeya ho ni ukubaka bundi bushya bisanzwe. Ndaje mpagere mpakwereke, sawa uraza kugenda uhitamo.